iyakurinze ku iseta iracyari Imana, iyakurinze 9-4 iracyari Imana, iyakurinze ujya kubyara iracyari Imana, iyakurinze iracyari Imana, iyakurinze ugiye kumwara iracyari Imana, iyakoze biriya izakora n'ibindi, izakora n'ibindi, iyagukoreye mariage izakora n'ibindi, iyakwishyuriye ideni izakora n'ibindi, iyakurinze gupfusha torera zarike hayakatala lazai talala zoria darase. Izo mbaraga zikurwanya Imana zikuye imbere yawe, ibyo biguhekenya ndabona bisohoka. Izo mbaraga zirakureka, ibyo bikugenda mu nda birakureka, ibyo bikugenda mu mugongo birakureka. Dayimoni dore inzira sohoka, dayimoni genda va kubavuganye n'Imana. Tanundeke ndimo ndanyura mu bingoye, ndimo ndanyura mu bindusha imbaraga, ariko niringiye kuri kumwe nanjye, niringiye kunyumva, niringiye kuzakina finali. Abana b'abantu bajya bagira amasezerano bashwana bakayasinyura, ariko ndabizi ko umugambo mfiteho wawuteyeho stamp, wawuteyeho kashi. Ndabizi ko nta muntu n'umwe uzasinyura imvugo yawe kuri njye. Uraha igisuzuguriro, Mana umva isengesho ryanjye, Mana umva gutaka kwanjye. Ndagusengeye wowe uri kunyura mu bikurusha imbaraga, wowe uri gukabakaba ukabona inzira zose ntacyo wafata. Humura, Imana iri kumwe nawe. Ndabona abamarayika batatanya agatsiko kabakugambanira, ndabona abamarayika baza kugusohora muri icyo kibazo. Retalazalike etalazozaziva etatoka sharadosasi metalakota etalazala. Ndabona ijuru rimanukiye kukurengera. Tatalalazalalala. Uracyari Imana, uri Jehova Shama, uri Jehova Rafa, uri Adonai, uri tangiriro, uri n'iherezo. Paulo aravuga ngo singiriho ni Kristo uri muri njye. Ndabona Imana igusohora mu ishyamba ry'inzitane, ndabona Imana igusohora mu ishyamba ry'inzitane wari urimo. Ndabona Imana ica inzira aho utarebaga, ndabona Imana ica inzira aho utarebaga, ndabona Imana ica inzira aho utarebaga. Ayayayayaya, aho ngaho utarebaga ubutabazi ndabona. Shiriabos Ria yababa Rebatarabo. Ndabona abamarayika bamanura indimi muri iri teraniro, ndabona abantu bongera kuzura umwuka wera, ndabona abantu basubirana ibihe byabo. Ria katarabo sata. Wakigeragezo wemva imbere, wambaraga wemva imbere. Imana iracyatugose iburyo n'ibumoso, ntabwo Imana izemera guseba. Izo mbaraga zikugwanya Imana izigukuye imbere.
Uwiteka niki cyatumije undinda? Uwiteka niki cyatumije umbeshaho? Nibutse imirimo yawe Mana we, nibutse imbaraga zawe Mana, nibutse kugikora imirimo. Ibuka imirimo y'Imana, ibuka imbaraga z'Imana, ibuka ibintu Imana yakoze my sister, ibuka ibintu Imana yakoze my brother. Rakatarabo shekete riya matarabose hana watandalo katika hazane zongadibe nesatize vase hanakuwa banangada santi. Komeza usenge mama, sister komeza usenge, mukobwa komeza usenge, komeza usenge. Hari imbaraga zigiye kukureka, hari imbaraga zigiye kukureka. Hezitala lohand hanatonleza nibezas. Business yawe yapfuye turayifunguza, akazi kawe kahagaze ndagafunguza, urushako rwawe turarusenya, turasenya bashaka ko dukora divorce. Turahamagara Imana urugo rwawe rwubake. Divorce turayanze, Imana nikubakire, Imana nikurerera abana, Imana ntibyemere, ntibyemere ko abanzi bawe bakoma amashi, Imana ntiyemere ko abanzi bawe baserebura. Humura abanzi bawe ntibazaserebura, abarozi Imana ntizabemerera ko baserebura. Sante Baba, sante Mungu. Ndabona malaika zana rufunguzo, ndabona urufunguzo rufungura imiryango yawe, ndabona urufunguzo rufungura amasezerano yawe. Abo bari baragupfungiranyije, Imana itanze urufunguzo, igukuye mu mbaraga z'umwijima, igukuye mu mbaraga z'abarozi. Riya matara ratalalaza. Hey! Amarira yawe Imana iri kuyumva. Erike sengera ubuzima bwawe buhinduke. Uyu mwanya turadekarara, turashyiraho bato, turahamagara, tugomba gukora bato, tugomba gukora bato. Uyu mwanya ni finali, hari imbaraga zigomba kukureka. Isengesho ryawe Imana iri kuryumva. Fanuel, isengesho ryawe Imana irimo irabyumva. Imipaka utagomba kurenga ugomba kuyirenga, imipaka utagomba kurenga ugomba kuyirenga. Haraba batarabo shatas. Imipaka bavuze kutazarenga, uyu mugoroba ugomba kuyirenga. Umva Satani, umva dayimoni guhereza itangazo. Imipaka mwashyize imbere y'ubuzima bwanjye, uyu mwanya ndayirenga, ndayitambuka. Imipaka bashyize imbere yawe, buri bariyeri yose Imana igiye kuyikura imbere yawe. Umva dayimoni, ndadekarara intambara. Ugomba kuva imbere y'isezerano ry'Imana. Iyo diyabete igomba kukureka, uwo muvuduko ugomba kukureka, iyo diforome yawe igomba kugira agaciro, urugo rwawe rugomba kugiramo amahoro, abana bawe bagomba kubaka, abana bawe bagomba kubaka, abana bawe bagomba kubaka, abana bawe bagomba gutera imbere. Inyenyeri batwaye y'umuryango wawe uyu mugoroba reka yake, inyenyeri yawe reka yake. Oriya karabo. Hidana sotipa.
igisubizo cy'Imana. Imana igishakiye inzira ku buzima bwawe. Imana igishakiye inzira. Kalamosi Davos. Gira ibintu wibuka Imana yakoze. Nibihe bintu Imana yagukoreye. Kuri irya seta wabonye Imana. Oya, kuri irya seta wabonye Imana. Ubyara umwana wa mbere wabonye Imana. Abadukurikiye online wabonye Imana. Wabonye Imana igukiza. Wabonye Imana igukiza diabete. Wabonye Imana igukiza kanseri. Wabonye Imana ikubakira. Wabonye Imana, wabonye Imana. Hereza Satani itangazo. Umubwire ngo nabonye Imana. Mana we narakubonye 9-4 famiye irangiye. Twarakubonye Mana we. Twarakubonye Mana we. Mana we twarakubonye. Mana we twarakubonye. Wabonye Imana. Hari imirimo y'Imana wabonye. Uje kubyara abarozi bavuga ko utazatahanura umwana, none ukaba umureze gakura. Wabonye Imana. 9-4 famiye irangiye bavuga ngo ntabwo uzashibuka. Imana ikaba yaraguhaye kubyara famiye yawe ikongera ikubakwa. Wabonye Imana. Mana we twabonye imirimo yawe. Wa mukobwa we wabonye Imana bavuga ngo uzandagara uzaba indaya, Imana ikagutungira ikigali utabaye indaya. Imana igutungiye muri uyu mujyi wa Kigali udafite akazi n'imirimo yawe. Wabonye Imana uturana n'umurozi akaguhigira ngo urapfa, umwaka ugashira, imyaka 2 ikaza, uburozi bwe bugata agaciro ntugire icyuba. Wabonye Imana umurozi avuga ngo abana bawe ntibaziga bakarangiza, none bamwe buriye indege, abandi bari kwandika ibitabo, abandi bari kaminuza, abandi bari secondaire, abandi bari primaire. Hayiwe data we twabonye imirimo yawe Imana. Wabonye Imana ucuruza bavuga ngo ntabwo uzasubirayo, mu gitondo ugasubirayo. Mana we wagiye udusimbutse imfu. Imana yagiye idusimbutse imfu. Bagiye bazitega imfu Imana ikazitsira ibanga. Abantu na n'ubu baracyategereje ibyo bakoze, impamvu bidasora bikabacanga. Tubayeho mu buryo bubacanga kubera imirimo y'Imana iri kuri twe. Tubayeho mu buryo ducanga abarozi n'abanzi kubera icyo Imana yatuvuzeho kirusha imbaraga imigambi batwifuriza yo gupfa. Mike wabonye Imana. Mu muryango iwanyu bavuga ngo ntacyo uzamara, ntaho uzagera urashatse. Kaduha Imana icyubahiro. Twongere turamburira Imana abapapa, abasore babonye imirimo y'Imana. Haleluya. Ndakwinginze mbabarira ufate uwo muntu mu kiganza umubwire ibintu 3 wibuka Imana yakubise abadayimoni bategereje kugukwena. Ubimubwirire niba hari ibintu 3 Imana yagukoreye ubona ugiye kumwara, Imana ikakwikira dayimoni, bimubwire niba hari ibyo wibuka. Muhereza ubuhamya. Muhereza ubuhamya. Mbabarira umumpera ubuhamya bw'ibintu Imana yagukoreye. Imana ikagukubitira dayimoni ugiye guseba no kumwara, Imana ikaguhagararaho. Thank you, Father. Thank you, Holy.
Glory, glory. Glory, glory. Iyo shima Imana mutima wanje we, shima Imana uwakuwatuye, shima Imana uwera udahemuka, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana uwakuwatuye, shima Imana uwera udahemuka. nari kure natiringiro namba nari mfise vy'amasezerano y'ibizaza, oriya shata ya nari kure y'Imana, ariko nigizwe hafi n'amaraso ye, ubusinkigenda niganye oraya bakata ya mashata umwana w'iho